Ubuzima ni impano twagabiwe na Rurema, bityo tubukoreshe neza kandi koko amashimwe yacu ni umuwavumura neza ku Mana. Naguteguriye top 6 y'abahanzi ba gospel bakunzwe bidasubirwaho. Ngiye mugiye kubana muri iki cyegeranyo, ndi Clarisse UWAJENEZA. Mbahaye ikaze. Mwaka w'ibihumbi 2014 udasanzwe ku buzima bwe, kuko ari bwo nyirarume yamwemereye kumufasha gutangira umuziki ku mugaragaro, agatangira gukora nk'umuhanzi wigenga. Prosper Nkomeza afite album iriho indirimbo ziryoshye, kandi kuva akiri muto yagaragaje inyota yo gukorera Imana binyuze mu ndirimbo ze zo kwihimbaza. Yigeze kuvuga ko gukunda umuziki no kuwitangira ari bimwe mu bimenyetso byamwerekaga ko gukunda umuziki no gukunda Imana bimurimo. Uyu musore yavutse mu mwaka w'1995. Mu mwaka w'2017 nibwo Nkomezi yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Sinzahwema. Yarakunzwe cyane, bimutera imbaraga zo kurushaho gukomeza urugendo rwe rw'umuziki. Prosper Nkomezi ni umuhanzi ukunzwe nk'uko bigaragara cyane muri gospel. Arakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, kandi mu bigaragara si mu Rwanda gusa ahubwo akunzwe no hanze yarwo. Umwanya wa gatatu tuhasanga Vestine na Dorcas. Vestine na Dorcas bamamaye mu ndirimbo zirenga 10 bakoze kuva mu mwaka wa 2020 ubwo binjiraga mu muziki by'imwuga bakorana na MI Empire.
Ishimwe Vestine yiga mu mwaka wa gatandatu mu kigo cy'amashuri cya International Technical School of Kigali giherereye i Gasogi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera. Yiga ibijyanye n'imicungire y'amahoteli cyangwa se hotel management. Ubu akaba ari mu banyeshuri bakoze ikizami gisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa gatandatu mu bijyanye n'imicungire y'amahoteli. Naho Kamikazi Dorcas akaba nawe asoje umwaka wa 4 akaba yitegura kuzajya mu mwaka wa 5. Abaririmbyi bigeze no gukora igitaramo cyo kumurika album yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo. Iyi album abakobwa bagaragaje ku mugaragaro yari iriho indirimbo zitandukanye zirimo Sibayari, Ibuye, Arakiza, Simagarara, Adonai, Papa, Nzakomora n'izindi. Kamikazi Dorcas yavuze ko iyi album ari album yabaye amateka kuri bo ndetse ikaba ifite amateka akomeye cyane kuri bo. Uyu mukobwa asobanura ko iyi album bayikoze mu gihe babaga bari ku ishuri. Nubwo babaga bari ku ishuri bakomeje gukora kugeza ubwo iyi album yarangiye. Avuga ko Imana yabaye hafi yabo mu gihe bakoraga iyi album mu myiteguro yabo kugira ngo ibashe kugaragaraho izindi ndirimbo zose. Vestine na Dorcas ni abahanzikazi nyarwanda bamaze kwigarurira imitima ya benshi kubera indirimbo zabo zo kuramya no guhimbaza Imana zikora ku mitima ya benshi, zirimo Adonai, Ibuye, Sibayari, Papa, Umutaka, Ku musaraba, Iriba n'izindi. Iri tsinda ry'aba bana rirakunzwe cyane nk'uko bigaragara, gusa ngo sibo babyishoboza ahubwo n'Imana ibana nabo, bityo ibihangano byabo bikaryohera amatwi y'ababakurikira. Ku mwanya wa 2 tuhasanga James na Daniela. James Rugarama ndetse na Daniela Mukiza n'abanyarwanda batuye mu Rwanda kandi ni umuryango w'abaramyi ufitanye abana 2. Iri tsinda ni rimwe mu zakoze umuziki ukabasha kugera ku kigero nk'icyo uyu munsi bariho. Vuga ko kuba indirimbo zabo ziri kwamamara cyane mu buryo bwihuse ari ubushake bw'Imana, ingesho yabo basenga ubudasiba. James na Daniela baririmbaga batari abana, ubundi bagahurira mu matsinda atandukanye. Bamaze kubana batangira kujya baririmba ariko bitari mu buryo bweruye. Kuko urukundo rwabo rwatangiye gututumba mu mwaka wa 2008 ushyira mu mwaka wa 2009. Mu mwaka wa 2012 bajya kwiga muri Uganda. James yiga ibijyanye n'ububanyi n'amahanga mu gihe Daniela w'icyo gihe yigaga ibijyanye n'ibaruramari. Bati twamenyanye kera kuko twari abaturanyi Kimironko. Mu mwaka wa 2008 ushyira mu mwaka wa 2009 nibwo twamenyanye. None mu mwaka wa 2012 tujya kwiga muri kaminuza. Tuyirangiza mu mwaka wa 2015 aba ari nabwo tuba umuryango. Mu mwaka wa 2019 nibwo nk'itsinda ryabo bagiye muri studio bakora indirimbo yabo ya mbere bise Mpamavuta. Kugeza ubu James na Daniela ni abaririmbyi beza bakurikirwa kandi bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bigaragara Israel Mbonyi niwe muhanzi wa 2 mu Rwanda wuje miliyoni irenga y'abamukurikira cyangwa se subscribers kuri YouTube. Nyuma ya Ngabo Jobert Madard wamamaye nka Meddy mu ndirimbo z'isi, nyuma kaza no muzo kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyi niwe wa mbere muri ubu buryo. Mbonyi Israel ntiyigeze aririmba na rimwe ku ndirimbo z'isi, bayafungura channel ya YouTube kize indirimbo zo kuramya Imana gusa, kandi agitangira abashyigikira abahanzi cyangwa se aba influencers ntibari bakabaye benshi ngo bamufashe kumenyekana. Channel yayifunguye kuwa 16 Gashyantare mu mwaka wa 2012. Indirimbo ye ya mbere yayishyizeho muri Kanama ku itariki 20 mu mwaka wa 2014. Indirimbo yise Hari Impamvu. Iyi niyo ndirimbo yatumye amenyekana ku buryo budasanzwe. Israel Mbonyi ni umunyarwanda utuye mu Rwanda, ni umwe mu bahanzi bamaze kwigarura imitima ya benshi bitewe n'indirimbo baririmba, bityo zikanezeza imitima y'ababakurikira. Israel Mbonyi amaze kugira abafana benshi mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igiswahili, cyane cyane muri Kenya. Nk'indirimbo ari gukora zigakundwa cyane ziri kuba ziri mu rurimi rw'Igiswahili. Izi ndirimbo zarakunzwe cyane cyane nk'iyitwa Ni Nasira. Ikindi kandi Mbonyi Israel yaciye agahigo ko kuba ari we muhanzi wa mbere wujuje BK Arena ubwo yakoraga igitaramo ndetse cyabaye cy'amateka muri gospel. Uretse uburirimbyi gusa, Mbonyi akomeje no kwamamariza amakampani atandukanye cyangwa se kuba brand ambassador. Ibyo byose kandi abikora neza, akabihuza n'umurimo we w'uburirimbyi. Mwakoze kubana nanjye muri cyegeranyo. Nizere ko mwanyuzwe na top 6 y'abahanzi ba gospel bakunzwe mu Rwanda kandi bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye. Iyi ni Impano Show, naho utaha.